Nshuti bakunzi ba Radio Urumuri mwese abaduteza amatwi abari mu Rwanda n'abari hirya no hino ku isi turabasuhuje mwese tubahaye ikaze muri iki kiganiro twatumiyemo Perezida w'ishyaka Darifa Umurinzi Madame Victoire Ingabire Umuhoza uri i Kigali mu Rwanda ngendi Jean Claude Murindahabi i Paris mu Bufaransa ngiye gufatanya na bagenzi banjye babiri Emmanuel Senga muri Carolina y'Amajyaruguru muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri iki gihugu ni naho mugenzi wacu Rubens Mukunzi uri i New York. Mu byo tubaza umutumirwa wacu hari bifitanye isano n'ihamagazwa nibazwa urimo muri ibi bihe kuva mu kwezi k'Ukwakira umwaka ushize aho urwego rw'ubugenzacyaha RIB guhamagaza ku cyicaro cyarwo. Ubwo rero uraza kutubwira ibyo ubazwa mu kwezi k'Ugushyingo ufatanyije nabo mu byumva kimwe mwashinze ishyaka mwise Darifa Umurinzi ni nyuma y'uko wasezeye mu ishyaka FD Inkingi. Turakubaza niba imbere y'itegeko shinga n'andi mategeko y'u Rwanda niba ntaho mufite inzitizi mu rugendo rw'iri shyaka mugamije kuryandikisha mu buryo bwemewe. Amategeko ateganya iki ngo byemerwe? Uraza kugira icyo bitubwiraho. Turakubaza uko abatavuga rumwe n'ubutegetsi muri imbere mu gihugu mubayeho murisanzuye muratekanye. Turaza gusoza tukubaza ibitekerezo cyangwa inama ufite ku banyarwanda ngo igihugu cyabo kijya imbere kurusha uko byifashe muri iki gihe cyane cyane ku bijyanye n'uburenganzira bw'ikiremwa muntu. Mbere ya byose uko turi bane tubanze dusuhuzanye. Mutumirwa wacu twongeye kuguha ikaze kuri Radio Urumuri. Turagusuhuza mu Rwanda muraho muri amahoro. Muraho murakoze ndabashimiye mwese ndabasuhuje ko muri batatu nkabashimira ubutumire mwampaye kanasuhuza n'abanyarwanda rwose bazumva cyangwa barimo bumva iki kiganiro cyacu. Murakoze ku ijambo kuri antene za Radio Urumuri. Emmanuel murakoze bwana Jean Claude turaho ndagushimiye kuba wateganyije kino kiganiro. Nshimiye Madame Victoire Ingabire wemeye kutubera umutumire nkashimira na mugenzi wanjye Mukunzi Rubens n'abanyarwanda bazagikurikira. Murakoze. Urakoze Rubens Mukunzi i New York turagusuhuje. Urakoze cyane muri ndahabi. Reka nshimire n'abari muri iki kiganiro bandi barimo Emmanuel Senga ndetse na Madame Ingabire Victoire ku bwitange n'ubutwaragira bwo gukomeza guharanira ibyateza imbere abanyarwanda. Hano rero i New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika turakomeye. Nkaba nongeye no gushimira abakurikirana ibiganiro byacu nka Radio Urumuri muri rusange. Ubwo rero ikaze muri iki kiganiro. Mbere rero yuko Emmanuel Senga ugira ikibazo cya mbere ubaza kuri zirangingo mbabwiye mu kanya, reka umutumirwa wacu tubanze tumubaze uko muri iyi minsi mu Rwanda mwifashe mute. Ndavuga muri rusange kuko twabonye navuga ibyago amakuba yatejwe n'imvura imyuzure ari ibintu bibaye muri iyi minsi. Niyo makuru twabanza kukubaza mumeze mute mu Rwanda? Turaho n'ibyuvuzi by'imyuzure mu minsi yashize hari ibiza byibasiye igihugu cyacu kubera imvura nyinshi ikabije yaguye. Kaba mboneyeho umwanya wo kwifatanya n'imiryango yabuze ababo, kaba mboneyeho umwanya wo gukomeza abanyarwanda bagize ibyago amazu yabo agasenyuka, kaba mboneyeho n'umwanya wo kwibutsa leta ko mu by'ukuri mu byiteganya muri gahunda zayo igomba iteka kwibuka ibihe byarahindutse. Ibihugu byose birabizi n'u Rwanda rwajya muri masezerano cyangwa iriya nama y'i Paris ivuga ku ihindukagura ry'ibihe. Nzi ko u Rwanda ruhabwa amafaranga yo kugira ngo nyine rujyane rushobore gufasha cyangwa rugire gahunda imishinga ijyanye n'iryo hinduka ry'ibihe bagerageza ibibuke abaturage bafite mu nshingano zabo. Emmanuel Senga tumaze kumva ko muri iyi minsi byateye impungenge cyane kuko hari n'ababiguyemo rwose ni akaga. Turizera yuko ibihe bikurikiyeho bizagendekera neza igihugu. Emmanuel Senga ikibazo cya mbere rero ku bijyanye na zirangingo twabwiye abadukurikiye. Urakoze bwana Jean Claude Murindahabi. Ndagira ngo nanjye nifatanye n'abantu bagize ibibazo kubera ibihe byagiye bihinduka n'iriya mvura yaguye nyinshi cyane. Ni ikibazo rwose abadukurikiranira hafi. Ikibazo cya mbere rero nabaza umutumirwa wacu ni ukumubaza nti ese ko ejo bundi nyine uhindura ishyaka ugashinga Darifa Umurinzi wari uzi ko nyine hari amahame ngenderwaho mu gihugu cy'u Rwanda. Ese urabona
kuba warashinze ririya shyaka ufite ubwinyagamburiro bwisanzure butuma rwose uteganya ko ririya shyaka ryazagera ku nshingano yaryo, ryazagera ku guhindura uburyo bwa demokarasi imigendekere y'igihugu. Nicyo kibazo tugiye numva naheraho. Emmanuel, urakoze cyane. Ndagira ngo munyemereye kubera ko muri iyi minsi hari ikintu kiba kidasanzwe cyo guhamagarwa kuri RIB ni urwego rw'ubugenzacyaha, ariko ni ibintu byatangiye mu kwezi k'Ukwakira, mu kwezi kwa 10 k'umwaka ushize. Umutumirwa bayatwemereye akaba ari cyaheraho kuko ni cy'abantu bibajijeho cyane muri aya masaha ashize. Mwemeye nicyo twaheraho noneho akaza gusubiza icyo kibazo cyawe cyiza Emmanuel. Murakoze cyane. Okay, murakoze. Nibyo maze iminsi mpamagazwa kuva mu kwezi kwa 10 nibura 2 cyangwa 3 mu kwezi njya kwitaba ku biro bya RIB. Reka mpere ku munsi w'ejo kugira ngo abantu bashobore kumva ikibazo gihari nuko giteye. Ejo ku isaha ya 3 nagomba kuba ngeze kuri RIB kuko kwa 4 niko bari bambwiye batuze guhura n'abayobozi. Mpageze niriwe nicaye umunsi wose nkuko mwabibonye nabitangaje, ariko ndagira ngo mpere ku ijambo umugenzacyaha Janvier Yanga twirira mu munsi wose twicaranye aho ngaho yambwiye. Igihe cyo kundekura saa 11 zigeze yarambwiye ati ntuzongere guhura n'abantu icyo bo bitanga inama. Imvugo nk'iyo nkunze kuvuga ko insetsa cyane iyo ukoreshejwe n'umuntu ugomba kubaza amategeko, ariko iyo mvugo ntabwo intangaza n'imigira ya FPR. Ndagira ngo mbaho ubuhamya ngiri muri gereza igihe nari maze kujya mvangwe mu kato nshyizwe mu bandi bafungwa. Bashyizeho abantu bo kuzajya babwira umuntu wese unyegereye bati ntwegere Ingabire birabujijwe, ntwegere Ingabire birabujijwe, bigeze ubwo baza gukora liste y'abantu 40 babadamu twaganiraga. Urumva ntabwo baba mu bantu utaganira n'abantu bose baba transfer babashyira ku magereza ne y'abadamu 10 ngo abo bantu bavugana na Ingabire. Ndangije mbira ubuyobozi bw'amagereza ntimwankoreye cyane kuko mwankoreye kampanye irengeje, mwafasha abantu 10 murabimura muri mu magereza yose y'abagore, mu magereza yose y'abagore agiye kumenya Ingabire wari we. Hari ibintu FPR inkorera byiza cyane wenda bakagira ngo baranci intege cyangwa bagiye gutera ko batazi ko ya kampanye kwakumbuza guhura n'abantu ahubwo bagasanga barimo barampuza n'abantu bankorera kampanye imeze neza. Nubwo rero ejo yarambwiye ati ntuzajye uvugana n'abantu, ngero numvishe binshekeje kuko RIB abantu bayikoramo bose bazi amategeko. Kumva rero umuntu uzi amategeko abwira umunyarwanda ngo uramenye ntuzahure n'abantu numva binshekeje. Ibyo rero ndagira ngo muri aka kanya mbwira abantu bumva, kuko nabonye abanyarwanda bakunze kuba imfungwa z'ubwoba, bakumva n'umuntu akubwiye gutyo ukumva ko ibyo bintu ari byo ntumenye ko ari marenga ku itegeko. Ndagira ngo mbwira abanyarwanda ko hari ibintu bibiri bagomba kumenya kugira ngo barenge ubwoba. Icya mbere ni uko abanyarwanda twese dufite uburenganzira bumwe n'inshingano zimwe ku gihugu cyacu. Nta munyarwanda yaba umuyobozi ufite uburenganzira bwo kubwira uwayobora ngo ntuzakore iki. Ntabwo ari byo. Icya kabiri ngo abanyarwanda bamenye ni uko dufite intwari ikomeye tugomba gukoresha itegeko nshinga. Ingingo ya 15 mu itegeko nshinga ivuga yuko abanyarwanda twese turareshya imbere y'amategeko, nta munyarwanda usumba undi. Wajya ku ngingo ya 16 ikabwira ko abanyarwanda twese tuvukana kandi tugakomeza no kugira uburenganzira n'ubwisanzure bingana, donc ari uyobora ari uyoborwa. Ndagira rero ngo mbwira abantu bashirika ubwoba, uwe munyarwanda uyoborwa shirika ubwoba, ukuyobora nakagukandagije akubwira ngo ntaho ugomba kujya, ugomba kuvugana n'abantu, ugomba kuvugana n'ushaka wese kuko itegeko nshinga rabikwemerera. Nujya mu ngingo ya 26 y'itegeko nshinga uzasanga bakubwira ko ufite uburenganzira bwose bwo kujya aho ushaka. Muze impamvu ejo RIB yanyirije inyicaje mu biro byayo nta nibazwa mfite nuko bari bamenye ko nagombaga kujya guhura na bamwe mu bantu bifuza kwinjira muri Darufa, nagomba guhura na Bikarongi. Babenye amakuru berwa banyicaje kugira ngo ntashobora kujya guhura n'abanyarwanda. Aha ngaha bishe itegeko rya 20 ingingo ya 26 yo mu itegeko nshinga. Ibyo bintu ntabwo abanyarwanda tugomba kubyemera. Nujya mu ngingo ya 37 y'itegeko nshinga bavuga ko hari mu bwisanzure mu mitekerereze no mu myemerere y'umunyarwanda. Mfite uburenganzira bwo guhura n'abanyarwanda nkaganira nabo twungurana ibitekerezo ku ngingo izo arizo zose, ari mu myemerere ari mu muyoborere y'igihugu. Ibwo burenganzira buri munyarwanda wese arabifite. Abanyarwanda nibabohoke be kwemera kuyoborwa mu gitugu abantu bakoresha itegeko kandi bazi.
Madame Victoire Ingabire utari wakomeza nagira ngo nkubaze akabazo gatoya cyane aho iyo bakubwiye ngo ntuzabonane n'abantu ndumva ni ikintu kinini hari ubwo bakubwira bati ni abantu bameze gutya hari ni abanyamakuru ni abaturage ni abantu kuko ndumva ntuzabonane n'abantu bwabyo ntabwo bisobanutse nyine ni ikibazo nibyo nakubwiraga muri gereza dufata urugero rwose muri gereza urabona ni ahantu hakeya muri abantu bakeya umuntu yaza kukurebana umufungwa nkawe bakamubwira bati ntugomba kuvugisha Ingabire ntekereza ko ikibazo bafite ntabwo bajya kureba wa muturage wo hirya no hino waje kureba Ingabire kuko ni benshi mpura nabo ikibazo bafashe no kuvuga ntibakora nko muri gereza ko muri gereza hari hatoya ubu igihugu ni kinini bagasanga batari bujya kuri buri muturage bagasanga icyo bagomba kuvuga ninjye bagomba kubwira niyo mpamvu ndi kubwira nge ntabwo ibyo bintu umuntu ashobora kubinzanaho kuko nzi uburenganzira bwanjye mpabwa n'itegeko nshinga niyo mpamvu muri aka kanya ngira ngo mbwire n'abanyarwanda batagomba gutinya kunyegera tugomba guhura tukavugana kuko dufite amategeko aturengera itegeko ingingo ziturengera zo mu itegeko nshinga byo guhura tukaganira ntabwo rwose abantu bashinzwe gushyira itegeko mu bikorwa bagomba kuryica ngo natwe abayoborwa tubemerere ko bica itegeko rero nagira ngo ngire abanyarwanda usibye n'izo ngingo noneho hari n'ingingo zo muri politiki zituma niba abantu bashaka gushyiraho ubwisanzure bashaka gushyiraho ishyaka rya politiki cyangwa bashaka gushyiraho ishyirahamwe bafite ubwisanzure bwo guhura n'ingingo ya 39 ivuga ko mu kanya uragira icyo bitubwiraho ni nacyo kibazo kiza Emmanuel yarabajije mbere y'uko hagera wabwira abantu muri rusange ihamagazwa ryo muri iki gihe icyo rigamije rikubiyemo ibiki niba nta banga ririmo ibyo ubazwa kuva mu kwezi kwa 10 k'umwaka ushize hanyuma n'ubu ngubu bikaba bigikomeza mbere mu kwa 10 ngitangira guhamagarwa nahamagawe bwa mbere ku itariki ya 8 zo kwa 10 umwaka ushize wa 2019 igihe habaga ibitero mu Kinigi icyo gihe ngo bandegaga ngo ibintu muntekereze namwe nirwo ni cyane Kigali dufite abafite amamoto ateganye no hakurya y'iwanje iyo mpagurutse iwanje babangenda inyuma bazi neza ko igihe bitero byo mu Kinigi byabaga nari nicaye hano munsi iwanje ariko bakandega ngo turakorega icyaha cyo gukubita no gukomeretsa no kwiba no kwica mwana yanjye biteye isoni n'agahinda ko ubutegetsi bwa FPR bukoresha urwego nkari kugira ngo buze umuntu uburenganzira bwe ibyo barabizi ibyo ngibyo byavuyeho muri iminsi ubu rero kuva ku itariki ya 21 z'ukwezi kwa mbere ndimo ndabazwa ngo ku cyaha cyo gukoresha inama ku itariki ya 16 z'ukwezi kwa mbere nahuye n'itsinda ry'abantu barindwi mu bantu turimo dufatanya gushyiraho ishyaka rya Darufa abantu twahuriye hano iwanjye twarimo tureba tuti ese ibisabwa kugira ngo ishyaka ryemerwe nibihe dusanga hasabwa abarwanashyaka 200 nibura 5 bava muri buri karere dusanga hasabwa ko mugomba kugira amategeko agenga ishyaka n'amategeko ngenderwaho ibyo muzabisanga mu itegeko ngenga rigenga amashyaka itegeko nimero 005/18 yo mu mwaka wa 2018 ibyo rero twarimo twicara turi abantu tureba tuti ibyo bintu turabyuzuza duti turabikora gute kugira ngo tubyuzuze noneho dusabe uburenganzira bwacu ribu rero nkuko nyine bahora bancunga buri gihe byesiri bamenye ko abo bantu nahuye nabo iwanje mu rugo barantumiza ku itariki ya 21 ngiye rero barambaza batubakoresheje inama itemewe ndababwira nti ntabwo ari inama ariko nahuye n'abagenzi banjye turimo twiga uburyo dushobora kuba twashyiraho ishyaka abo bantu genzi banjye twahuye nta tegeko twigeze twica kuko ingingo ya 59 n'ingingo ya 40 mu itegeko nshinga yemerera abantu guhura bakaganira bakabashobora no guhuza ibitekerezo bakoshyiraho ishyaka cyangwa amashyirahamwe cyangwa iki kandi ibyo bintu bikorwa nta burenganzira bigombye gusabwa ikindi neretse ribu ndabwira nti ikibazo gihari mwebwe munamira ngo gukoresha inama zitemewe ntabwo ari byo ndi muri phase ya recruitment mwese nta nimwe utazi ko ndi mushyira bishyaka turi muri phase ya recruitment ni mujya muri rya tegeko rigenga imitwe ya politiki muzasanga iyo mirimo ibanziriza gushyiraho ishyaka bidahari iyo uko gushaka abarwana shyaka uko gukora itsinda ryiga amategeko azagenda n'amahame azagenga ishyaka ibyo bintu mu itegeko rigenga amashyaka ntaho biri ariko n'ujya mu itegeko nshinga urasanga hari uburenganzira bw'uko abantu bashobora guhura kandi bagahura batagombye kugira umuntu n'umwe basaba uruhushya itegeko icyo inama isabirwa uruhushya
mu itegeko rigenga amashyaka ni inama ya mbere. Iyo wamaze guhuza ba bantu 200 wababonye, noneho urandika ugasaba kubahuriza hamwe, ugakoresha inama mbwirwaruhamwe mu ruhame, ba bantu bakaza gusinya kuri ya mategeko. Nabwiye ribo ntingaho ni mumbwire abantu 200 nzabakuraho, bazaza mw'ijuru bangwe hejuru, ngomba kubashaka, ngomba kugira uko mura ntabo, ngomba gushaka abantu nkababwira ni murebe, shobora kuba mu bantu 200 itegeko risaba, shobora kuba nahuye n'abantu barenga 10,000. Muri ibyo 10,000 hakavamo 300 gusa. Murumva se nzandika amabaruwa 10,000 nandikira ubuhe buyobozi, nandikira nde? Kuko umuntu mbwira no umuntu mwe nawe mu nzira, no muhe mu rusengero, no sanzwe tuganira, no ibitekerezo bye, nababwira nti muragira ngo umuntu yandike niba abashinzwe gukora itegeko batarigeze bagira icyo bavuga uko gushaka abarwanashyaka bikorwa, nuko babonaga ko atari ibintu byoroshye. Namwe rero nimworoshye, itegeko rirahari, mureke twese twubahirize itegeko, dushyire itegeko mu bikorwa uko riri. Nta tegeko narenzeho, ahubwo ribu cyangwa ubutegetsi bwa FPR nibureke gukoresha ribu kugira ngo bupfukirane inzira ya demokarasi mu gihugu cyacu. Madame, nicyo nababwiye, nicyo nabwiye ribu, n'uyu munsi nicyo nkomeza kubabwira, n'ejo nicyo nababwiye, n'ejo nicyo nababwiye, no ku 21 nicyo nababwiye, kandi nicyo nzakomeza kubabwira. Abanyarwanda tureshya imbere y'amategeko. Madame Ingabire, ikibazo nagira ngo usobanurire abanyarwanda, kuko bigaragara ko watangiye ukuriye ishyaka FDU inkingi, wageze mu Rwanda mu mwaka wa 2010 uje kugira ngo uhatane mu matora ya perezida. Nyuma yaho uza no kubifungirwa, umara igihe kirekire muri gereza. Umaze gufungurwa ukomeza kuba umuyoboke wa FDU inkingi, ndetse nk'umuntu warishinze iryo shyaka, ibikorwa birakomeza. Ariko nyuma yaho uza kuza gushinga iri shyaka Dalpha Umurinzi. Mu makuru dufite na yuko amashyaka arwanya leta ya FPR Inkotanyi akenshi niko bimeze, yangirwa gukora ku buryo bugaragara. Urugero ni FDU inkingi, ntabwo bigeze bakomerera ngo baguhe ibyangombwa ku buryo bufatika. Hari andi mashyaka nk'ishyaka rya Green Party byamaze imyaka irenga 4 kugira ngo ribashe kwemererwa gukora mu Rwanda. Bivuga ko FDU inkingi nyuma y'imyaka 10 wamaze mu Rwanda ntabwo yigeze yemererwa gukora mu Rwanda nk'ishyaka ryemewe. None ushinze Dalpha Umurinzi, nabyo urabona ukuntu bari kugusubiza inyuma, bakubwira ko utemerewe gukora izi nama kugira ngo ubashe kubona ibyemezo byo gukora nk'ishyaka ryemewe mu Rwanda. Urabona hari icyizere ufite cy'uko iri shyaka rizemerwa? Niba tuvuga ko FDU inkingi itigeze yemerwa, Dalpha ikaba uyu munsi ivutse, icyizere uragikura he nyuma y'uko bari kugusubiza inyuma muri ubu buryo? Murakoze, ndagira ngo mbanze ngira akantu gato nkosora. Hari imvugo nge ntakunda kuvuga ngo ndwanya FPR, ntabwo ndwanya FPR, ariko ntabwo mbona kimwe na FPR uburyo bw'imicungire y'igihugu cyacu. Donc ntabwo mbona ibintu kimwe nayo mu buzima rusange bwo gucunga igihugu cyacu. Nk'urugero nk'urwo rwo kuba itegeko nshinga rihari, bafite amategeko ni nabo banayishyiriyeho, bakaba batemera ko amategeko ashyirwa mu bikorwa uko biri. Icyo nicyo kintu cya mbere ntumvikanaho na FPR, kuko niba yarashyize amategeko niyubahirizwe, kandi yubahirizwe na buri wese, ari umuyobozi ari n'uyobora. Ntabwo nyirwanya rwose, numva ari kimwe nabo uko bayobora igihugu cyacu. Uribaza uti mbese iryo shyaka urabona bazaryemerera? Iki ni ikibazo gikomeye, kubera ko nyine ishyaka kugira ngo ryemerwe nuko nyine abayobozi ubutegetsi bwa FPR bwaba bwemera nyine ko itegeko nshinga rishyira mu bikorwa, kuko dufite itegeko nshinga ryemera ko imitwe ya politike inyuranye ibaho mu gihugu cyacu, ndetse bakanashyiraho n'itegeko rigenga uko imitwe ya politike igomba gukora. Ikibazo gihari uyu munsi nuko FPR ikoresha urwego nka RIB, urwego rw'ubutabera, kugira ngo ubuze abantu gukora wa murimo wa politiki. Kuko nk'ibyo RIB ikora uyu munsi, imbaza ngo ndakoresha inama zitemewe, barabizi neza ko amategeko barayazi. Ntabwo ntekereza ko umuntu ajya kuba umugenzacyaha atazi itegeko, amategeko barayazi. Ariko kuba babirengaho ni bwa buryo nyine bwa FPR bwo kuniga demokarasi mu gihugu cyacu. Ndagira ngo mbahe urugero. Hari mu gitabo cy'umuntu wanditse umufaransa witwa Jean-Marie Millet kuri stratégie de l'action non violente. Ni igitabo gisobanura urugamba rw'abiyemeje guharanira impinduka mu mahoro. Muri icyo gitabo mu mutwe waryo, muri chapitre ya 4 bavuga ko l'action non violente, bavuga bati witwa l'action non violente face à la répression. Ngenekereje mu Kinyarwanda ni nko kuvuga abaharanira impinduka mu mahoro imbere y'akarengane bakorerwa.
icyo gitabo gisobanura neza ko abari ku butegetsi nta rimwe babifuza ko izo mpinduka nyine abantu baba bashaka zigerwaho. Icyo bakora ni iki? Ni ukubarega guhungabanya umutekano w'igihugu. Ibyo ni ibirego narezwe, ni ibirego abantu abaza barwana shyaka ba FDI baregwa, ni ibirego duhora turegwa buri gihe. Nimureba na Maître Ntaganda nibyo yarezwe, nimureba donc abantu bo muri opposition bose icyo ni ikirego baregwa buri gihe. Baregwa usanga bashyirirweho nk'ibyo ejo Janvier yambwiraga ati uramenye ntuzongere guhura n'abantu, ubwo ntuzongere kujya muri publique, ntuzongere gukoresha amanama, ntuzongere, bagakora ibyo bintu byose byo kukubuza guhura n'abantu, ariko nta kindi bagamije. Baba bagamije kukubuza bwa burenganzira bwawe, baba bagamije gukomeza guharanira za mpinduka zawe. Icyo abantu rero icyo gihe usanga rero bakoresha gufunga, usanga bakoresha kuzimiza abantu, usanga abantu abiyemeje kujya mbese muri urwo rugamba bagomba kuba biteguye ibyo byose, biteguye gereza, bemeye kuzimizwa, bemeje guterwa imigeri, ibyo byose abantu bagomba kubyiba. Ariko ibyo byose bakora ntabwo bica abantu intege. Ngira ngo ejo mwabonye rero nira na bagenzi be bafunguwe, mwumvishije ibyo batangaje. Ntabwo abana bacitse intege, n'abana batoya FPR imikorera biriya. Ntabwo abo bana ntabwo bacika intege, kuko iyo umuntu murenganije kandi we umuhaye imbaraga zo kumva ko ka karengane urwanya ukaba wanagakorewe, ahubwo imbaraga zo kumva ko karengane ugomba kukarwanya. Niyo mpamvu numva mfite imbaraga nyinshi, kuko iyo FPR inkoreye ibintu nka biriya nge ntabwo ncika intege. Imbaraga nari nifitemo ibizikubye nka 5. Ntabwo ncibwa intege no kurwanya akarengane. Iyo nkora akarengane binyereka ko nyine ka karengane ngomba kukarwanya, ngahaguruka nivuye imbere. Niyo mpamvu nsaba abanyarwanda ko abari bagifite ubwoba bwo kuvuga ngo barajya muri Darufa, ni mushiri ku bwoba, kuko akarengane dukorerwa ntabwo kazashira nyine umuntu adagoretse ngo ko agomba kurwanya ko karengane kagacika. Nkunze kubwira abanyarwanda, inkoresha urugero rworoshye cyane. Iyo umuntu agukandagiye ntumubwire ngo urankandagiye, azagomeza gusyonyoye, ariko niba gukandagiye ngo turankandagiye, hari uburenganzira bw'icyo kirenge cyawe cyo gukomeza kugisyonyora. Ni amahitamo rero y'abanyarwanda, ariko nkabwira ni twese icyo twifuza ni impinduka nziza ituma buri munyarwanda wese yishyira akizana mu gihugu cye, ituma buri munyarwanda wese yumva ko abayeho neza. Ni impinduka twifuza kubw'iyi neza buri munyarwanda wese ari uyobora ari n'uyoborwa, ariko abanyarwanda twese tukagera kuri cya kintu navuze, dufite uburenganzira bumwe n'inshingano zimwe mu gihugu cyacu. Madamu Victoire Ingabire Umuhoza warukomoje ku bijyanye n'amategeko. Mu itegeko rigenga amashyaka mu ngingo yaryo ya 4 agace ka 3 bavuga ko mu byangombwa bisabwa abahagarariye ishyaka ko harimo kugaragaza icyemezo cyerekana ko umuntu yakatiwe cyangwa atakatiwe n'inkiko. Ibyo rero iyo abantu babikomozaho bibaza niba mwebwe bidashobora kubafungira umuryango. Ndabivugaho ibintu bibiri. Icya mbere, iyo abantu bavuga ibyo hari ikintu baba birengagije. Imbabazi za Perezida wa Repubulika ntabwo itegeko rifite hano hafi, tegeko rigenga imiburanishirize y'imanza mu Rwanda, Code de procédure pénale, ivuga ko iyo wahawe imbabazi na Perezida wa Repubulika bijyana no gukuraho n'ingaruka z'ibyo byaha byose. Icya kabiri, ndagira ngo nibutse usibye n'ibyo byaha, hari urubanza natsinze leta y'u Rwanda mu rukiko rwa Nyafurika n'uburenganzira bwa muntu. Urwo rubanza ruvuga yuko nafunzwe ntaragombaga gufungwa. N'ikimenyemenye basebye leta ko igomba kunyishyura miliyoni 65 kugeza umunsi bataranyishyura, ariko ngiye kubwira abantu ko ntacyo bimbwiye, kuko nyuma y'amezi 6 urwo rubanza ruciwe hari inyungu zibarwa kuri ayo mafaranga bagomba konka. Umunsi umwe nzahabwa, kuko leta ntabwo ijya yambura, ntabwo ibyo bijya bimpangayikisha. Ibyo rero abo bantu babivuga nuko kenshi baba batasobanukiwe n'amategeko, ariko njye ntaho zankandagisha itegeko, kuko itegeko rihari kandi rigomba kuturengera twese. Ikindi abantu bagomba kumva, ntabwo ikinshishikaje cyane ari imyanya y'ubuyobozi cyangwa y'ubutegetsi. Ikishishigaje cyane ni uko tugira u Rwanda rukaba igihugu kigendera ku mategeko, tugira u Rwanda umunyarwanda wese yisangamo, tugira u Rwanda ibyiza by'igihugu cyose bisaranganywa abanyarwanda bose. Nicyo kinshishikaje, ntabwo ari imyanya y'ubutegetsi cyangwa imyanya mu ishyaka cyangwa iki. Umunsi icyo kintu cyagezweho nzaryama sinzire ntuje. Yego Manuel wako. Okay, urakoze cyane. Njye naye mfite ikibazo Madame Ingabire ku bayoboke bari basanzwe ari aba FDU inkingi. Bamwe muri bo barafungwa muri no minsi, hari abandi bagifunze, ndetse hari n'ababuriwe irengero. Ese uyu munsi umuntu yavuga ko abari abayoboke ba FDU inkingi igihe mwari mukiri muri iri shyaka mukaza kuza gushinga Darufa umurinzi, ubu ngubu bose baje inyuma y'iri shyaka rishyashya mwashinze. Ese murabona
nyuma yo gushingira ishyaka hari abandi banyarwanda bitabira kuza muri iri shyaka cyangwa haracyari imbogamizi z'uko leta n'ubundi ikomeza kubatambamira mu kugira ngo mukomeze kubona abayoboke b'iri shyaka ryanyu? Murakoze, icyo ni ikibazo cyiza gisaba ko abantu bamugane basobanukirwa. Nibyo, nyuma y'uko mvuye muri FDI inkingi nabanje gusaba abarwanashyaka bari abayifude hano imbere mu gihugu, mbasobanura ko njye mvuye muri FDI inkingi ngiye gushinga iryanjye shyaka, mbasaba ko niba bashaka twakomezanya. Donc ubwo benshi bifuje ko twakomezanya ku buryo nta kibazo turi kumwe, ariko batazabishaka ntabwo bafata ku ngufu. Nanjye ntabwo nkoresha ikiboko nk'icyo ndimo ndwanya muri FPR, ntabwo ngikoresha ikiboko, nkoresha ubushake bw'umuntu. Umuntu agomba kuza kuko yumva ibitekerezo byanjye tubisangiye tubihuriraho, kuko yumva hari icyo twafatanya tukubaka igihugu cyacu. Ntabwo rero baza ku ngufu. Abatazabishaka bazakomeza muri FDI cyangwa bajye mu yandi mashyaka, nta kibazo. Ariko ku bijyanye n'abafunzwe, ababuriwe irengero cyangwa bishwe, abo ni abantu nkomeyeho cyane. Icyemezo cyose ababuze cyangwa bishwe bo nyine urumva ntibahari, ngomba ninjye muvugizi wabo ugomba kubasabira ubutabera, kuko abo bantu bajya kwicwa cyangwa bajya gufungwa cyangwa baburira irengero twari kumwe. Ejo bundi ngira nabivuze kuri sinibuka aho ntose gutanga ikintu mbwira abantu nti iyo ntaza mu Rwanda ngo nshinge iryo shyaka rya FDI mu Rwanda, abo bantu izo ngorane bahuye nazo niho barahuye nazo. Niyo mpamvu mfite inshingano, navuga dete morale mu gifaransa, ntabwo mbona mu kinyarwanda ko ijambo nabona. Mfite ni dete morale kuri bo, mbafite umwenda. Abo bantu ngomba kubarwanira ishyaka, ari ababuze ari abishwe ngomba guhora mbasabira ubutabera, abafunzwe ngomba kubafasha uko nshoboye kose, nibura nkumva ko uwo mwenda mbafitiye urangiye, kuko bahuye n'akaga kubera ko bemeye kuza tukiyunga. Ariko abari hanze bari libre, abo ngabo bagomba guhitamo uko bashaka. Ariko abenshi ndanabashimira, mbonye n'umwanya wo kubashimira, baraje turakomezanya. Ukibaza utese hari abandi baza, ni benshi barimo baza, ni benshi kuva kwemeza ko darufi ijyaho, abantu ni benshi. Ntekereza nicyo giteye ubwoba FPR irimo gukoresha RIB kugira ngo imbuze guhura n'abantu, kuko abantu ntabwo bazaza nibura utabanje kubategurira uti ibitekerezo nibi, kugira ngo, kuko ntabwo nifuza njye gukora ishyaka abantu bakurikira buhumyi. Ndifuza gukora ishyaka abantu bumva ko ibitekerezo duhuje nibi, ibiduhagurukije nibi, byo tugomba guharanira nibi, byiza tugomba kugeza ku gihugu cyacu nibi. Ariko kugira ngo abantu basobanurire noneho bazi icyo bashaka, ni icyo FPR mu gutambamira nyine, kuko yamaze kubona ko mfite umubare w'abantu benshi bifuza ko tujyana. Ariko ntabwo kuntambamira bizatuma urugamba rwo guharanira demokarasi mu gihugu cyacu rudakomeza. Nta nubwo ruzanahagarika uwo mubare w'abanyarwanda benshi basonzeye impinduka nziza mu gihugu cyacu. Nari mfite akabazo madamu Victoire Ingabire, nari mfite akabazo kerekeye itangazamakuru ku buryo bw'umwihariko itangazamakuru ry'imbere mu gihugu. Tujya tubona nabita nagiye kuvuga ngo ni abasore, ariko muri rusange usanga ari abantu batoya bakoresha za YouTube, bakagirana ibiganiro n'abanyapolitike, bakagirana ibiganiro n'abantu bo mu makaritsiye. Ese ku buryo bw'umwihariko aba bantu mufitanye izihe relation? Ni ukuvuga mukorana mutebo, bafite uburenganzira bwo kwegera bakaba bakubaza, cyangwa se ushobora kuba wahamagara bakaza, bimeze gute? Kuko mbona ari itangazamakuru mu by'ukuri rifite ikintu rigeza ku bantu, cyane cyane abo hanze, bituma tubona ibibera muri kiriya gihugu. Mukorana mute n'aba ba YouTuber? Ngize akantu nongeraho Emmanuel Senga kuri icyo kibazo ubajije. Ese uretse abakorera nyine ku mbuga nkoranyambaga nk'urwo rugero rusanzwe rwa YouTube, uretse abo ngabo, amaradiyo, televiziyo, ibinyamakuru bisanzwe mu Rwanda, hari abashobora kuganira n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi buriho? Murakoze, ni ikibazo cyiza. Uko abanyepolitiki bafite ikibazo cyo kugira ubwisanzure, niko n'abanyamakuru bafite ikibazo cyo kubona ubwisanzure, kuko hari ubwisanzure muri politiki, hari ubwisanzure mu itangazamakuru. Haba ubwisanzure mu itangazamakuru n'ubwisanzure mu gutanga ibitekerezo bwabaho. Ibyo byose rero ni imiryango yose ifunze, idafunguye mu gihugu cyacu. Bariya basore bari gukora ibiganiro kuri za YouTube, ndagira ngo mboneho n'akanya rwose ko kubashimira. Ni abantu navuga ko bari ku rugamba rumwe natwe, kuko ibibazo duhura nabyo nabo bahura nabyo, kuko urabona nabo ni abantu, twe turi muri politike, nabo bari mu itangazamakuru, ariko baharanira ko itangazamakuru ryakwigenga. Ugasanga kenshi batangaza inkuru
bya binyamakuru cyangwa amateleviziyo mu kanya Jean Claude waruvuze bo badatinyuka gutangaza. Urabona nko mu gihe ejo bundi gihe basenyeraga abantu n'ubu biracyakomeza nubwo bisigaye batabemera kujya gufata amashusho ariko baracyasenyerwa, abantu bari hanze, imvura mu kanya twareho mu kanya tuvuga ndagira ngo ko abantu benshi yasanze muri ibyo bishanga cyangwa mu turushitingi bagiye bubaka. Ni ikibazo gikomeye, ariko nibura abantu bashoboye kugaragaza uburemere bw'icyo kibazo nubwo bakomwe mu nkokora nabo bakorera muri YouTube. N'abasore rero navuga rwose b'abanyamwuga nshimira kuko bari guharanira kugira ngo ubwisanzure, kuko umunyamakuru cyabariho n'ikizi n'ugutangaza ubundi ibibazo bihari kugira ngo umuyobozi abone amurikirwe na bya bibazo bihari, amenye n'icyemezo agomba gufata, aho kugira ngo umunegane ijambo. Natangajwe nko kubona ngo minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu avuga ngo abo bantu ngo baragurira abantu ngo bakajya gufata amashusho ngo ni politiki y'umwanda, ariko yatinyaga ukuri kuko biteye isoni. Umunyarwanda turafata abanyarwanda impunzi tukazikura muri Libya tukazizana hano ngo tukazihaho ziba zimeze neza tukaziha n'ibintu byose. Abene gihugu basenyeho ari leta yabasenyeye bakarara hanze, imvura ikabanyagira, minisitiri arangiza akavuga ngo ni politiki y'umwanda. Ariko bari abasore iyo batajya ngo bajye gufata ariya mashusho ntabwo isi iba yarabonye uburyo ubutegetsi bwa FPR bufata abene gihugu baryo kandi bajya kuzana impunzi zo bafata neza bikagaragarira amahanga yose ngo u Rwanda ari igihugu cyateye imbere kandi abene gihugu barimo barara hanze mu mvura imeze kuri iki. Bari abana rero navuga rwose uko abajene bakunze kuvuga ngo chapeau, bakoze akazi keza kandi n'ubundi baragakora. Naho ibyo bitangazamakuru bindi bihari byahawe lisansi za televiziyo za radio ntibashobora. Mwese mwigeze mwumva muri bo hari aho mwigeze mubona n'umwe ashobora gutangaza ikibazo nka kiriya cy'abasenyewe barara mu mvura? Ntawigeze agikora kandi nyamara barabizi ko bahari, ntabwo batinyuka kugivuga. Ntibashobora gutinyuka kuduha ijambo ngo tuvuge, bavuga bati Ingabire muramuha mikoro muzikora avuga iki, ariko ndavuga iki, ndavuga ibibazo igihugu gifite kandi ntabwo mbivuga gusa, natanga n'umuti w'ibyo bibazo. Ngashimira rero barabana ko nibura bo turi ku rugamba rumwe rwo kugira ngo igihugu cyacu kigire impinduka nziza. Rwose ubutegetsi bwa FPR murabubwira ni butuze, impinduka twifuza ntabwo ari impinduka mbi kuri bo, ni impinduka nziza kuri buri munyarwanda wese n'abo muri FPR barimo. Kubera kuko moje kuri icyo kibazo kandi koko kiri mu bibazo bikomeye byabaye muri iyi minsi, kandi unadusobanura yuko bigikomeje. Ubundi uretse abavanywe mu bishanga, abavanywe n'amazu yabo agasenywa ahitwa ko hari amanegeka, mu by'ukuri nta bantu baba barasenyewe batari muri izo mpande ebyiri zikunze kuvugwaho, aho nyine ubutegetsi buba bugaragaza yuko ari nko kurinda abantu kuba bagwirirwa n'ibiza. Murakoze. Icyambere ndagira ngo mbanze nsobanure neza ko njya mbona kubera ubushake buke abantu baba bafite rimwe na rimwe tuvuze ngo ntabwo ubu bintu byo gusenyera abantu ntabwo tubyemera. Icyo tutemera si ukuvana, icyo twanga si ukuvana abantu mu manegeka, ahubwo ni uburyo ibintu bigakorwa mu buryo buhutaje abantu, bigakorwa mu buryo bisa nkaho nta gahunda ihari. Nese usenyeye umuntu ngo umuvanye mu manegeka n'ubundi umusize aho ntaho umuhayeho kujya kuba. Ibihumbi 10 abategetsi bose bo muri uru Rwanda barabizi, 10 ntabwo umuntu ashobora kuvuga ngo urigije kubigeza 30 muri uru Rwanda, ntabwo umuntu ashobora kuvuga arabiguha cyangwa ushobora kubona akazi ku 25 ugasigara 5 karya uwo munsi. Ariko se ejo bundi uzabahute nyuma ukwezi gushize umaze kwishyura ukwezi kumwe baguhe bya 30 uzabahute, uzakora he n'amafaranga yo gukodesha? Leta ikibereyeho ni ugushaka ibisubizo birambye ku baturage batuye igihugu. Donc rero niba FPR idashobora kubonera igisubizo kirambye ku bantu batuye mu manegeka, ku bantu rero ikibazo cyawe ku bantu batuye mu manegeka. Ubu ikibazo imvura yaguye ni nyinshi ku buryo n'abantu badatuye mu manegeka amazu yabo yarasenyutse cyangwa agiye agira ibibazo. Ni ikibazo kijyanye n'ihindagaruka ry'ibihe, nigeze kukivugaho. Hari amafaranga atangwa, amafaranga yagombye gukoreshwa neza mu bikorwa bigenewe gufasha abagirwaho ingaruka n'izo mpinduka zihindagurika ry'ibihe. Madamu nawe mfite ikibazo kuri iki kijyanye n'ihindagurika ry'ikirere muri ndahabura. Urakoze cyane Madamu Ingabire. Akenshi iyo abantu bakora politike, cyane cyane iyo uri mu ruhande rutavuga rumwe na leta, usanga abantu babivuga ariko kubishyira mu bikorwa bikaba ikindi. Uravuga ko
mu by'ukuri politike ya FPR inkotanyi ishyaka rero ku butegetsi idakora neza gahunda ijyanye no kwimura abaturage mu bijyanye n'ibingibi by'amanegeka cyangwa se ibijyanye n'imihindagurikire y'igihe bidakoreshwa neza kuko amafaranga adakoreshwa neza. Nagira ngo ngusabe unyemerere Madame Ingabire Victoire nk'umuyobozi w'ishyaka Dalfa nubwo ritari ryemerwa na leta utubwire uyu munsi ubaye ari wowe ufite ubutegetsi mu ntoki ikibazo cy'amanegeka ndetse n'imiturire idasobanutse mu Rwanda n'imihindagurikire y'ikirere wagikemura gute? Murakoze, ndagira ngo mbabwire ko hari porogaramu yo gutuza FPR ifite ni porogaramu nziza rwose. Gutuza ugudu iyo ni porogaramu nziza gushyira mu bikorwa byayo. Ni ubundi abanyarwanda tuzi igihugu cyacu uko giteye, none turabona n'imihindagurika ry'ibihe. Gufata abanyarwanda bagatura hejuru mu midugudu mu mpinga z'imisozi ntibature mu mpanga cyangwa muri ibyo bishanga, ubwo bushobozi burahari kandi birashoboka. Byakorwa gute? Byakorwa leta idafasha abantu nk'uko ibafata ku ngufu ikagenda kwisenyera abantu ku ngufu gutyo bitateguwe, ahubwo niba hari imidugudu ibyo bintu bigategurwa kuko tuzi ko ihindagurika ry'ibihe rihari. Leta bikafata urugero basenyera abaturage ejo baravuga ngo kuva mu 2017 twarababwiye, nibyo ndabyumva. Leta yaragibwira abaturage ngo ahantu mutuye ni mu manegeka. Leta se yakoze iki kugira ngo abaturage bave muri amanegeka? Kuko n'abashinzwe kubatekerereza. Twebwe rero icyo twakora ni iki? Niba tubona ko hari ikibazo, icyo kibazo kirahari cy'imiturire, n'ikibazo kinahari u Rwanda rufite gikomeye muri iki gihe, dufite ikibazo cy'imiturire kuko dufite abaturage benshi kandi ubutaka ntibwiyongera. Birasaba ko duhindura imitekerereze y'uburyo imiturire, abantu bagatura hamwe kandi bagatura mu mpinga. Ni uburyo bworoshye bwo kubagezaho ibikorwa remezo, bagatura mu mazu agiye hejuru yubatse ya etaje, ariko amazu ajyanye koko n'ibihe, atari kubakira etaje nk'iriya midugudu yubatse Karama bubakira etaje aho umuntu agomba guteka ku rukwi kandi ari mu inzu kandi itarabigenewe. Mumbwira namwe murazi mu giturage wacu abantu batekegaga ku mashyiga, umuntu yatega ku mashyiga muri za apartment, muri Burayi za apartment muzi ko zimeze, bubatse za apartment umuturage agomba guteka ku mashyiga. Ntabwo ari byo, nta nubwo birangiza na cya kibazo kijyanye n'ibidukikije, kuko umuturage dufite ikibazo cy'inkwi. Nibajyane n'ibintu bigezweho, bashake izo gaze bagire gute. Niba leta yubatse amazu ngo imidugudu intangarugero inubaka amazu koko yujuje ibyangombwa byose ku buryo abantu bazabibona kandi nijya gutuza, ihere ku rubyiruko dufite, kuko abana batoya, umwana muto nagarukira ndafata urugero nka Burayi, iyo ukuriye mu nzu ntoya umenya nuko ujera naho uzabyara, ukavuga ati nzabyara abana 3 cyangwa 4 kuko mfite ubushobozi bwo gutura mu nzu ifite ibyumba 3 4 cyangwa se ibyumba 2 nkazabyara umwana umwe. Ibyo rero byose biri muri gahunda abantu iyo bayobora igihugu baba bagomba gutekereza bagashyira mu bikorwa. Ntabwo ari kiboko cyo kugenda ugasenyera umuturage ukamusigaho umubwira ngo nkuvanye mu bishanga, umuvanye mu bishanga se umushyize. Twebwe icyo twakora ni ugukora gahunda yo kuvana umuturage ahamushyira mu kaga ariko ufite aho umujyana, ntabwo ari ukumusenyera aho ari mu kaga ukanamusiga no muri ako kaga. Madamu Victoire Ingabire, nagira ngo tugaruke ku kibazo rusange ukunda kugarukaho cyerekeye ubwoba mu Rwanda. Umuntu yavuga ati nibyo nta kuntu utahaba kubera uko ubutegetsi bubyitwaramo. Ni ukuva ko ubwoba buri ku mpande ebyiri, buri ku ruhande rw'abategetsi kubera gutinya gutakaza ubutegetsi, bukaba no ku ruhande rw'abayoborwa kubera ko bafite babo bayoborwa bafite icyo gitugu cy'ubutegetsi. Wowe nk'umuyobozi w'ishyaka rishya Dalfa Umurinzi, urateganya ko ibyo byose bigomba kugera ku butegetsi, nubwo watubwiye ko icyo ugambiriye ari ukubanza guhindura imitekerereze yagera kuri demokarasi. Waha icyizere gite ubwo butegetsi bufite ubwoba kugira ngo nabwo burekure abaturage gukomeza kumenwamo ubwoba? Ni ikihe cyizere waha abategetsi kugira ngo ibintu, kuko iyo urebye neza mumbabarire kutina kuri icyo kibazo, abategetsi iyo bakora biriya bintu byerekeye gukoresha igitugu kenshi na kenshi byarasesenguwe bidusanga ari uko baba bafite ubwoba bwo gutakaza ubutegetsi. Icyizere wabaha ni ikihe? Urakoze. Icyizere nabaho ntabwo ni ikintu gikomeye rwose. Nagira ngo mbabwire yuko itegeko rirahari, nabivuze mu kanya, dufite itegeko nshinga rirengera buri muntu wese, rirengera Abanyarwanda, dufite uburenganzira bumwe, dufite inshingano zimwe. Nta mpamvu abatuyobora bagombye kugira ubwoba kuko hari itegeko rirengera buri Munyarwanda wese. N'uyoborwa nawe nta mpamvu yo kugira ubwoba kuko hari itegeko nshinga nawe rimurengera, hari uburenganzira zimuha, hari inshingano bimuha. Ibyo rero Abanyarwanda twese turareje. Buryo umuntu yagombye kumva ubundi iri mu myanya y'ubuyobozi ugomba kuba
utekereza ko uyiriho ako kanya ariko ejo bundi ushobora kuyivaho kugira ngo arabe gutunganire nuko wibona nk'umunyarwanda wese usanzwe. Ikibazo kibi iyo wumva ko ubwo uri umuyobozi uri agatangaza urinda koreka, icyo gihe wamaze kumva ko uri agatangaza urinda koreka bikubyarira ikibazo. Ariko iyo wumva ko uri umuturage nk'abandi baturage bose ukaba uzi ko itegeko ribarengera nawe rikurengera, nta mpamvu yo gutinya kuva ku butegetsi, nta mpamvu yo kureka abandi ngo nabo bagire uburenganzira mu gihugu, nta mpamvu n'imwe ihari. Dufite itegeko wese naryubahize. Niyo mpamvu uvuga nti duharanire kubaka u Rwanda rube igihugu kigendera ku mategeko, kuko ni u Rwanda rwacu niba igihugu kigendera ku mategeko nta munyarwanda n'umwe uzongera kugira ubwoba kuko itegeko rizaba rimurengera. Nibyo yenda mumbabarire bagenzi banjye, mbabarire nibande ku ngaruka kuri iki kibazo yenda ngitsindagira. Nta kibazo, ni ikibazo gifite uburemere kuko ni nacyo ibi byose bigenda bizengurukaho. Wakomeza Emmanuel? Ye urakoze. Nagira ngo mbaze Madame Victoire Ingabire, yenda iyo tuvuga ibintu byerekeye ubutegetsi bwo mu Rwanda dusa nkaho dusimbuka, kuko buriya butegetsi uko bwajeho biragaragara, uko bushaka kugumaho biragaragara. Ikibazo ni ukumenya niba bwaba bwakwitegura kuganira n'abanyarwanda, kuko aho niho mbona ikibazo gikomeye. Ibintu by'ibibazo dufite, ibintu by'ibibazo abanyarwanda bafite, baba imbere baba abategetsi baba abayoborwa, ni ibibazo byo kutavugana bose bakemera ibitegetswe n'abategetsi. Ibyo bintu ni ikintu kidashobora kuba cyatuma haba ubwisanzure byaba ku ruhande rw'abaturage byaba no ku ruhande rw'abategetsi. Ese hari ubwo mwumva hari ukuntu hazabaho uburyo bwo kugira ngo abanyarwanda baganire bumve ibintu batumvikanaho? Mubona bishoboka, Madame Victoire Ingabire? Murakoze. Ikibazo kigihari ni cya kintu tumaze kuvuga mu kanya, ni ikibazo cy'ubwoba. Noneho nanjye gasubiza nti ubwo bwoba umuti wabwo n'umwe, ni itegeko. Ni itegeko kuko nk'icyo kiganiro uvuga turagifite mu itegeko nshinga. Nimuzareba ingingo ya 10 mu itegeko nshinga agace ka 6 kavuga ko iteka ibintu bigomba gushaka umuti w'ibibazo, bigomba gushaka unyuze mu nzira y'ibiganiro mu bwumvikane busesuye. Nuko ni dialogue. N'itegeko nshinga ryemera dialogue, ryemera ko abanyarwanda tugomba gushyira hamwe tukaganira tugashakira hamwe umuti w'ibibazo byacu. Ni ukuvuga rero, ariko ikibazo gituma itegeko ritubahirizwa uko riri ni ubwoba, kandi nyamara umuti w'ubwo bwoba ni itegeko kuko rirengera umunyarwanda wese. Ibyo biganiro birashoboka, ariko birasaba ko ubutegetsi bwa FPR bushirika ubwo bwoba bukamenya ko nabwo burengerwa n'itegeko nshinga kandi bugomba no kurirengera, kandi iryo tegeko rirengera umunyarwanda wese. Uko rirengera ribarengera niko natwe riturengera, uko rirengera buri munyarwanda wese. Bagatinyuka bagashirika ubwoba bakemera kuvugana n'abantu. Hari ibiganiro bajya bakora mu kwezi kwa 12 bita umushyikirano. Uriya mushyikirano ubundi wabaye mwiza udahuza gusa abantu batera bakanaririmba indirimbo imwe. Ugomba kuba umushyikirano uhuza abantu bafite ibitekerezo binyuranye kugira ngo turebe ese bya bitekerezo binyuranye, wowe urareba hariya Kacyiru, nge ndareba Kimihurura, undi arareba Karongi, noneho izo ndoro zinyuranye zireba hanyuranye tuzihurize hamwe turebe turazibyazamo iki cyateza imbere igihugu cyacu. Nicyo FPR igomba kwemera kugeza uyu munsi, gushyira mu bikorwa ingingo ya 10 agace ka 6 ryo mu itegeko nshinga. FPR igomba kwemera gushyira mu bikorwa kuko iryo tegeko nshinga nibo barishyizeho, byasinywe na chairman wa FPR akaba na Perezida wa Repubulika y'u Rwanda. Burya bakunze kuvuga ko mu gihugu kugira ngo abantu bumve bafite ituze, abantu bumve yuko koko n'amategeko ashobora kubahirizwa, burya binyura mu ijambo umukuru w'igihugu ashobora kuvuga hato na hato. Umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame yakunze kumvikana yikoma abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Usanga byarakunze kugaragara cyane cyane nk'iyo abo batavuga rumwe n'ubutegetsi buriho muri iki gihe babaga bazamuye ijwi bavuga nk'ibitagenda, cyangwa se bavuga ko hari uburenganzira bwabo bushobora kuba bukomwa imbere. Mwumva muvanaho icyizere cy'uko ibintu bishobora kugenda neza mu minsi iza? Icyizere cyo ndagifite, ndagihorana. Nta cyizere mfite ntabwo uru rugamba ndiho rwo guharanira impinduka mu mahoro narukomeza, banarambitse hasi kubera ibibazo byinshi nanyuzemo. Ariko icyizere mfite ni uko iminsi igenda yigira imbere abaturage bagenda bumva ko bafite uburenganzira bwabo. Nimusoma itegeko nshinga, iryo tegeko nshinga navugaga, bavuga ngo Repubulika y'u Rwanda ni ubutegetsi bw'abaturage
bushingiye kuri demokarasi. Demokarasi bivuga iki se? Demokarasi bivuga imbaraga z'abaturage. Abaturage b'u Rwanda nimumva ko bafite imbaraga zo gushyira ubutegetsi no kuyoborwa uko babishaka. Icyo ni icyambere. Abari ku buyobozi nabo nibumve ko babereyeho abaturage, ko abaturage aribo bagomba gukorera, aho gukorera inyungu zabo bwite, aho gushaka gushyira imbere icyatuma baguma ku butegetsi. Niba bashaka kuguma ku butegetsi nibakore byiza bituma nta muturage ugira icyo, umunyarwanda yisanzure mu gihugu cye. Niyo gukorwa nicajwe muri ribu guhera mu gitondo nkageza nimugoroba kandi nafite ibintu kuba nikoreye. Abantu be gufunga, abantu umuntu yakuzira ko yatanze ibitekerezo bye. Ubundi ngewe nashima kare mwageza kumbaza ngo mbese icyo nahindura ni iki. Umuntu cyambere nashima ngewe ni ukwemera kunenga, kuko buryo umuntu akunenze ngo nta mwiza w'ubuzinenge n'umugani dufite mu Kinyarwanda. Buryo iyo ukora byanze bikunze ugera ahantu kosa. Ni byiza gutega amatwi abakunenga kugira ngo umenye ese bari abanenga, ese ibyo banenga ari byo, ese niba ari byo ndabikosorana. Kuko ntekereza ko iyo uri umuyobozi ikiba kigushishikaje ni ukugira icyo umarira igihugu cyawe. Ibyo rero ngatekereza ko FPR byagombye kuyitera impungenge kumva ko abantu bayinenga mu miyoborere yabo, ahubwo bagombye kureba ikavuga iti aha hantu barimo batunenga ese twahakosora dute. Kuko uko tunenga ntabwo tunengera kugira ngo byo gutukana. Muzi ko ndi mu bantu rwose bakunda kwamagana abantu bakora politiki itukana isebanya. Ntabwo ibyo aribyo dushaka. Ibyo dushaka nibyo nko kuvuga nti niba abantu dushaka kubakura mu manegeka nitubashakire n'igisubizo kirambye cyaho bazajya, twe kubasenyera ngo tubasijyaho. Ubukungu bw'igihugu nibusaranganywe mu turere twose tw'igihugu n'abaturarwanda bese. Itegeko nshinga ryubahirizwe ari uyobora n'iyoborwa. Donc ibyo byose tunenga tuvuga tuti nibikorwa neza tuzubaka igihugu cyiza. Kandi ari abari muri FPR ndetse bari kuri Perezida wa Repubulika hari natwe abaturage basanzwe buri wese azaba mu mudendezo. Ntabwo mbona impamvu ubutegetsi bwa FPR butinya kunengwa cyangwa butinya kumva ibyo abantu babunenga kugira ngo bikosorwe hanyuma twubake igihugu cyiza. Ariko buryo uri ku butegetsi ugomba no kwemera yuko utazabukoraho igihe cyose. Niba ndagaruka ku itegeko nshinga kuvuga ko ubutegetsi bushyirwaho n'abaturage, niba rero itegeko nshinga ko ubutegetsi bushyirwaho n'abaturage, ni abantu bagomba kujya muri competition, abantu bakarushanwa, abaturage amashyaka agatanga gahunda zayo za politike, abaturage bagahitamo bareba batuye ngo wenda tubona niwe dusezeranye byiza kurushaho, hanyuma abantu bagahera aho ngaho bahitamo uwo bashaka. Nyerekene njye mpora nibaza FPR ivuga ngo abaturage barayikunze ngo yabakoreye ibintu bikomeye. Niba koko ibyo bintu bivuga ibyemero, ubundi itinya iki Darufa itari yanavuka bakayibuza kuvuka, ngo aha bakayibuza guterana, niba bazi ko abaturage babagejeje ku bintu bikomeye byo hejuru bihambaye, bakaba bazi ko abaturage babakunda. Ikibazo mpora nibaza ubwo baba bafite n'ubwingi. Icyo kintu wenda nimuzabona umuriro muri FPR mwaza kimumbariza, kuko ntawe ndabona ukinsubiza ngo muratinya iki niba ibyo muvuga mubyemera ko abaturage babakunze kandi ko mwabagejeje ku iterambere. mbere y'uko tujya ku gice cya nyuma muri bagenzi banjye hari ushatse nayo mfite akabazo gatoya. Madame Ingabire, uravuga uti FPR ifite ubwoba bwo gutakaza ubutegetsi kandi ibumazeho imyaka igeze kuri 26. Ubu ngubu turi muri 2020, biteganyijwe ko muri 2024 mu Rwanda hagombye kuzaba amatora yo aho umukuru w'igihugu agomba gutorwa hakaboneka indi manda. None tubwire, iri shyaka ryawe Darufa Umurinzi nubwo uvuga ko bari kuryangira kuvuka, nyuma yo kuvuka rigomba no gukura, uratubwira ko muri 2024 byubahirijwe ko ishyaka ryanyu ryakwemerwa mukabona abayoboke, mwajya no mu matora mugahangana na FPR kugira ngo mugaragaze ko namwe hari umusanzu mushobora guha abanyarwanda uruta uwo FPR yatanze mu myaka 26 ishize? Birumvikana ntabwo iyo umuntu ashyizeho ishyaka ushyiraho ishyaka ufite gahunda ushaka kugeza ku gihugu, ariko gahunda ntabwo ageza ku gihugu udahawe manda n'abaturage. Birumvikana rero ko igihe Darufa niba FPR iretse ikabaho nk'ishyaka nta kizatuma tutajya mu matora, kuko dufite gahunda nziza kugeza ku banyarwanda ishingiye ku nkingi ebyiri. Inkingi ya mbere ni ubwisanzure ku muturage akagira uruhare mu bimukorerwa, ubwisanzure bw'abanyepolitiki mu gutanga ibitekerezo no gusaranganya ibyiza by'igihugu mu baturarwanda bose ku buryo iterambere rigera kuri bose. Donc iyo ni gahunda
dufite twumva twageze mu banyarwanda twerekana mu buryo burambuye uburyo twashaka kugeza mu banyarwanda, ariko ibyo tuzabigeraho igihe ubutegetsi bwa FPR bwemeye ko ishyaka Darufa rivuka, kuko nkurikije uko ribu irimo imbuza guhura n'abantu nuko badashaka ko iryo shyaka rivuka. Ariyo mpamvu mvuga nti mbere yuko tunatekereza kujya mu matora n'iki, turi ku rugamba rwa mbere rukomeye rwo kugira ngo amategeko yubahirizwe, uburenganzira bwacu duhabwa n'itegeko nshinga abari ku buyobozi bemere bwubahirizwe. Bwana Jean Claude urakoze. Nigeze gukomoza ku kintu cyerekeye ibiganiro rwose nabikomojeho mfite impamvu, kubera ko iyo tuvuze ibiganiro ni ikintu cyagiye kibura muri kiriya gihugu, kandi tuzi neza ko iyo habaye ibiganiro havamo n'ibyemezo bigakurikizwa, aho kugira ngo abantu bakurikize ibintu ngo byanditse bitaravuye mu biganiro hagati y'abantu. Twese uko turi bane turi Abanyarwanda, tuzi neza ko mu Rwanda ikibazo cy'ingutu buriya abantu bose bavuga basimbuka ni ikibazo cyerekeye amoko mu Rwanda. Iyo bakubwira bati abantu bafite ubwoba bwo kugira ngo babe bajya mu matora, cyangwa iyo tuvuze demokarasi biba bigomba kuzarangiza ku matora, abantu bafite ubwoba bw'umubare. Hari abantu bagitekereza ku bintu by'ubwoko, bambe ngo hari abantu benshi mu Rwanda cyangwa se Abanyarwanda muri rusange batekereza mu bintu by'ubwoko hagati ya Hutu, Tutsi, ugasanga ari ikibazo gihora imbere mu bantu, ndetse bamwe bakivuga gahoro abandi bagatinyuka bakakivuga, ariko usanga abatinyuka kukivuga ni bake cyane, kandi nicyo kibazo gikomeye muri kiriya gihugu. Ibintu byose bisa nkaho byubakiyeho n'ubutegetsi bwubakiyeho mu by'ukuri. Nagira ngo mbaze Madame Victoire Ingabire, yenda mbere y'uko wifuza ko bakurikizwa itegeko nshinga, iki kintu cyaranduka gute? Abanyarwanda bazacyegera gute? Bazakiganiraho bate? Ni ubuhe buryo bwateganywa ku buryo abantu bakiganiraho icyo kintu kikaranduka kikava ku ruhande kikajya bose Abanyarwanda bakisanzura bararenza amoko? Murakoze. Mbere yuko ngisubiza ndagira ngo mbahe anecdote. Arakara umuntu heretse kunyereza mu minsi yashize, byari mu gihe cy'icyunamo, nyerekana Minisitiri w'Uburezi yaragiye gutanga ikiganiro mu bana b'agasogonderi, nigeze ko ari bamwe abana bari mu wa kabiri kugeza mu wa kane, kubanza ari ikiganiro cy'abana mu wa kane, babwira ati turi Abanyarwanda ariko jenoside yakorewe Abatutsi, none umwana atera ikidori hejuru, aramubaza ati ariko Minisita rwose hari ikibazo. Njyewe mvuka mu muryango w'Abatutsi kuko abo kwa sogokuru bose barishwe basigaranye data, ariko data yarambwiye ngo njye nkina n'umwana w'umutu ntacyo bitwaye, kuko umwana w'umutu ntacyo yankoreye, ntabwo yishe, si we wishe, si wagize uti, ati njye nkina n'abana b'abato ntacyo bitwaye. Ati rero njye mbona icyo cyagombye gukorwa si ukuvuga ngo mwe kuvuga amoko, ahubwo cyagombye gukorwa no kureba ese abo bantu babanye bate, uburenganzira bwa buri wese ni ubuhe. Nicyo nshaka kuvuga. Ntabwo ntekereza ko ari umuhutu n'umunyarwanda, ari umututsi n'umunyarwanda. Abo badajya ngo abo bantu bakibona muri iyo ndererwamo y'amoko. Nzi ko abantu hari abaheza ngo nibo muri FPR iteka bari abantu ngwerera ibintu by'amoko, ariko nzi ko ari bo babifite, ari nayo mpamvu bambona mu ndererwamo y'amoko. Nge nta muntu ndebera mu ndererwamo y'amoko. Ndeba uwo mutu uvuga ni umunyarwanda, uwo mutu tuvuga ni umunyarwanda. Nese ko ari umunyarwanda duhuriye ku gihugu, tugomba gusangira ibyiza by'igihugu, tugomba gufatanya hamwe kugira ngo tugeze igihugu cyacu ku bintu byiza, bwa burenganzira na za nshingano turabunganya. Rero ngo mbwire abantu bakibona mu ndererwamo y'amoko ko mu by'ukuri ntacyo bashobora kugeza ku gihugu, kuko uwo muntu rero numureba ukamubona ari umuhutu ni umunyarwanda, ujye wibuka ko ari umunyarwanda. Numureba ukabona ko ari umututsi, ujye wibuka ko ari umunyarwanda. Ikintu duhuriyeho twese turi Abanyarwanda, kandi tugomba gutekereza ko icyo gihugu cyacu cyiza tugomba guhuriza imbaraga hamwe kugira ngo tucyubake mu mahoro. Abantu rero kuri njyewe icyo nemera ni uko abantu batagomba gushingira, ntekereza n'itegeko nshinga rirabivuga, nicyo nkunda, ryemeza ko abantu batagomba gushinga amashyaka ashingiye ku bwoko cyangwa ku turere cyangwa ku yandi masano. Abantu bagomba, ishyaka rigomba kuba abantu bahuriye ku bitekerezo. Muhuye ku bitekerezo, murasanga iyo gahunda ya Darufa yo kugira ngo abaturage bagire ubwisanzure mu bibakorerwa, abanyepolitiki batanga ibitekerezo, iterambere isaranga muri byose muyihuriyeho. Nicyo ndeba, uri umunyarwanda wemera ibyo bitekerezo, usanga dushobora gufatanya hamwe tukabyuzuza tukageza ku gihugu cyacu. Ngwino dufatanye, wibanza kureba nguriya ninde, uriya niki, ibyo bintu bya munyangire, ibyo bintu byaki. Abanyarwanda niba dushaka kubaka igihugu cyiza tugomba kubirenga. Nkabasaba rero abantu bakireba mu ndererwamo y'ubwoko, ibyo bintu kubishyira hasi, kuko
bisenya igihugu ntabwo byubaka igihugu. Ari abari mu buyobozi bakaba bagifite icyo kibazo cy'impungenge ngo se babishyire hasi, ari muri opposition bakabona muri iyo nguni nabyo nibabishyire hasi, ari abaturage basanzwe babishyire hasi. Tumenye ko twese urebera muri iyo ndorerwamo ujye ubanza wibuke ko nawe ni umunyarwanda nkawe, muhuje igihugu, mugomba guhuza n'ibikorwa bituma muteza imbere igihugu cyanyu. hakorwa iki kugira ngo icyo kintu kijye ku ruhande? Nicyo kintu nabajije buri gihe, hakorwa iki? Kuko kuvuga ko yenda umuntu yifuza ko babishyira hasi, ko nta muntu ukwiye kureba mu rwego rw'ubwoko, ibyo ni icyifuzo cyiza. Hakorwa iki concretement? Igomba gukorwa ni nk'uko mu kanya nari ndimo nsobanura amategeko arengera buri munyarwanda, nk'uko ubundi itegeko nshinga n'itegeko rigenga amashyaka rivuga ko umunyapolitiki agomba gushishikariza abanyarwanda bose demokarasi. Mu byo rero tugomba no gushishikariza abanyarwanda n'ibyo birimo kumva ko umunyarwanda atagomba kwibona mu ndorerwamo y'ubwoko. Ariko noneho uri umuyobozi n'ibyo ukora byose ukabikora udatuma nyine abantu batekereza ko ibyo urimo gukora uri kubikorera kubera ubwoko urimo, ahubwo bakabona ko ubikora mu nyungu rusange za bene igihugu cyose. Ntandi rero bizaturuka ku banyepolitiki ubwabo mu bikorwa bakora bigaragaza ko icyo bimirije imbere ni inyungu ya buri munyarwanda wese. Ubu ngubu iyo abantu baganira kuri politiki y'u Rwanda akenshi nyine bahera ku makuba muri 1994 habaye intambara, ubwicanyi kugeza kuri jenoside. Noneho bakavuga bati imyaka 26 nubwo abantu bari bafite icyizere ko ibintu bizaba biri kujya mu buryo nk'ubwo Emmanuel yarakomeje nyine kuri icyo kibazo kiremereye kijyanye n'iby'amoko, abantu bavuga yuko ibisigisigi byacyo bigihari, nta ubihakana. Mu minsi ishize ndetse n'umwe mu byegera bya perezida wa Repubulika General James Kabarebe, abantu bagarutse kuri iki kibazo bavuga ko amagambo yavugiye imbere y'urubyiruko rw'abacitse ku icumu rya jenoside yakorewe abatutsi ko hagaragayemo amagambo ashobora aho kugira ngo akemure ibyo bibazo ahubwo akaba yasitaza n'abo bana bakiri bato batabaye no muri ibyo bibazo, ahubwo akaba yabibaturamo. None imyaka 26 kuri mwebwe mu politiki musanga ari mikeya ku buryo abantu bagomba kuba barakemuye ibibazo nk'ibyo, abantu babone yuko hakiri kare ngo ibibazo bikemuke, cyangwa ahubwo ko imyaka ikomeje kuba myinshi ko bakwiye kwongera imbaraga? Kuri mwebwe inama ni nk'iyi. Nibyo murakoze, hari ibibazo byinshi nk'ibyo muvuze. Hari abantu bakibonera mu ndorerwamo z'amoko. Erega ntabwo kuba umuntu ari mu buyobozi byatuma adashobora kwibonera mu ndorerwamo z'amoko, ariko ntekereza ko izo ndorerwamo z'amoko ntabwo bose ariko bazibonamo, kuko iyo biba ibyo kiriya kiganiro General Kabarebe yatanze ntabwo kiba cyarasohotse hanze ngo abantu bakibone. Kuba cyarasohotse hanze kandi byari ibintu byitwa ko biri mu mwiherero, nuko hari abo yabwiye batabyemeye, bari bahari bagahitamo kubitangaza. Ibyo rero ni ikigaragaza ko kabirenge bimpa imbaraga zo gutekereza ati nubwo hari umuntu urimo wigisha bariya, ariko amasomo yatanze ntabwo abana bayumvishije nk'uko yabitekerezaga, kuko ibyo bamugiriye akabanga ntibamushyire ku karubanda. Kumushyira ku karubanda bivuga iki? Ntabwo babyemera ibyo yavugaga, kuko ibyo barabigize ibanga bikaba hagati yabo ntibazemere. Ntabwo rero ko umuntu ari mu myanya y'ubutegetsi bw'igihugu bivuga ko bimuhanaguraho kuba wenda ashobora kuba atireba mu moko. Abantu barahari bakibona mu ndorerwamo y'amoko mu bice binyuranye by'abanyarwanda, ariko nicyo navugaga mu kanya, ni kampanye igomba gukorwa n'abanyepolitike kandi bagakora ibikorwa bigaragaza ko icyo bashyize imbere ari inyungu za buri munyarwanda, ari inyungu z'igihugu, atari inyungu z'itsinda. Muze kuvuga abantu tuve mu tuntu two kwibona mu dutsinda no mu moko no muki, duhurize hamwe imbaraga nk'abanyarwanda twubake igihugu cyiza, kuko abanyarwanda twese dushyize hamwe nta cyiza cyo kuri iyi si tutageraho. Rero ngasanga ko icyo kibazo kizakemuka gikemuwe n'abafite ubushake wenda wese yibonamo akisangamo. Urambwira uti wenda ni myinshi wenda ntibizapfa binagezwaho ducika intege. Ndagira ngo mbwire abanyarwanda icyo twifuza cya mbere ni impinduka nziza. Iyo wifuza ikintu cyiza ngo akeza karigura, bisaba imbaraga, bisaba kwitanga, bisaba kudacika intege, bisaba ibintu byinshi. Niba abantu bavuga bati impinduka irakenewe, ni nacyo ngira ngo muri aka kanya nsaba abanyarwanda, nibyo dukeneye impinduka kandi nziza mu gihugu cyacu. Dukeneye kubaka u Rwanda rugendera ku mategeko, dukeneye kubaka u Rwanda umunyarwanda wese yibonamo akisangamo. Ibyo rero kugira ngo tubigeremo birasaba kuba umunyarwanda ahuri,
uhaguruka ukumva uruhande rwawe ufite, ukumva yuko nawe ufite uruhare muri urwo rugamba rwo guhindura icyiza mu gihugu cyawe. Ntihagire uwumva ngo birareba bariya, ntihagire uwumva ngo ni ibya bariya, birakureba wowe munyarwanda ukunda igihugu cyawe kandi ukumva ko ugomba kugitangamo imbaraga. Ndagira ngo abantu bo kuvuga ngo be gucika intege ngo igihe ni kirekire, urugamba rwo guhindura ibintu kandi mu buryo bwiza nta maraso yongeye kumeneka ni urugamba rufata igihe kirekire. Mbara imyaka nibyo maze imyaka kuva mu mwaka w'ibihumbi kuva 1998 numva maze imyaka irenga 20 ndi muri urugamba rwo kugira ngo ibintu bihinduke, ariko ntabwo ndabirwa, ntabwo mbara imyaka, ahubwo ndavuga ntese hari icyo ndi kugeraho kandi kirahari icyo ndimo kugeraho. Mu kanya navuze bari abana bafunzwe bagize gute, ariko bakomeye bakavuga bati impinduka irakenewe, izo mbaraga tugomba kuzitanga, ubwo bwitange tugomba kubutanga, ntabwo tugomba kurambirwa. Ibyo rero nibyo bikenewe, abantu be kubara imyaka ahubwo baruti mbese nge imbaraga zanjye ntaganiziye, mbese icyo nkora nikiye. Wibara imyaka kuko nutagira icyo ukora imyaka izaba myinshi, ariko niduhagurukira rimwe iyo mpinduka izaba mu gihe gitoya. Kabarebe yavugaga ngo mu myaka 30 ubwo barateganya mu myaka 40 dukora ko dushoboye kose abantu tubaca intege. Ariko ngenda ndagira ngo mbwira abantu n'uyu munsi buri wese umunyarwanda wese hagurutse akavuga ati igihugu cyacu tugomba kucyubaka neza mu bwisanzure, harimo na General Kabarebe. U Rwanda rwacu uyu munsi nejo twaba twarihinduye cya gihugu umunyarwanda wese yisangamo, za mbaraga z'abanyarwanda zose twazihuje. Birasaba ko umunyarwanda wese yumva uruhare rwe mu kubaka igihugu cyiza. Icyo gihe bizafata igihe gitoya, ariko nawe yicarira ukumva ko hari abo bireba, n'undi akiyicarira nakunde agakora akavuga ati ngomba gukora kuryo bari abantu ntacyo bageraho. Murumva rero abanyarwanda mahitamo nayacu twebwe nk'abanyarwanda, murambira abanyarwanda nta muntu uzaza kugukiza akarengane, nta muntu uzaza kukubakira u Rwanda. Vuga uruhare rwanjye n'uruhe kandi uhagurukire urwo ruhare rwawe urutange, impinduka iragerwaho nejo mu gitondo. Ndagira ngo yenda mbaze Madamu Ingabire Victoire, nibyo ni byiza, biragaragara ko ufite ukomeje kugira ubushake mu guhindura ibitagenda neza mu Rwanda, kandi kuko nibyo ntabwo umuntu abyuka mu gitondo ngo ibintu bihite bihinduka, bifata igihe, cyane cyane ko natubwira uti imyaka maze muri uru rugamba ntabwo ncika intege, kandi ikibazo ntabwo ari cy'imyaka umuntu amaze arwanira urugamba. None reka tugaruke ku mutekano wawe bwite, nyuma yo gufungurwa, nyuma yo gushinga ishyaka rishya, uyu munsi umutekano wawe uhagaze gute? Iyo utembera muri Kigali wumva utekanye? Ese umutekano w'abanyarwanda muri rusange ubona gute? Nagira ngo ugire icyo bitubwiraho. Murakoze. Ikibazo cy'umutekano burya ni ikibazo nkunze kuvuga ko ari ikibazo Kigali, kuko y'amasasu atavuga batavuga bati nta kibazo gihari, igihugu kiratekanye kirimo amahoro. Nyamara buri munsi ukumva imirambo, abantu mirambo yatoraguye mu ishyamba, mu bihuru, ngo y'abantu batazwi, kandi muri uru Rwanda nta munyarwanda twatazwi. Twese dufite amarangamuntu, twese dufite amakaye yo kwa mudugudu twanditsemo, ni ukuvuga abanyarwanda ni controle par millimetre. Donc nta munyarwanda bashaka kuvuga ngo umunyarwanda ngo twatoraguye umurambo utazwi, ntabwo bishoboka, kuko barakontorora buri munyarwanda wese baza aho ari n'icyo akora n'icyo yariye n'icyo yakoze cyose. Ibyo rero ni ikibazo. Urumva rero ku mutekano wo kuba umunyarwanda bagitoragura imirambo hirya no hino, ibyo nta cyizere gitanga cyo kuba umuntu yakwicara agatuza akavuga ati ndatuje mu gihugu cyanjye. Nibyo turatuje, nta ntambara, nta masasu avuga, ariko uwo mutekano wo kuba umuntu ashobora kubura, wo kuba imirambo itoragurwa, uwo mutekano nta banyarwanda bafite. Kugeza n'uyu munsi mpora nsaba inzego z'ubuyobozi bw'igihugu cyacu, inzego zose zirebwa n'icyo kibazo, guhumuriza abanyarwanda. Ibyo bintu by'imirambo itoragurwa hirya no hino, ibyo bintu byo kumva ngo abantu bazimiye bigacika mu gihugu cyacu, kuko ni ibintu bihoraho. Nta munsi ushobora kwira utumvishije umuntu wazimiye, utumvishije umurambo watoraguwe, ukibaza ukuntu bishoboka muri iki gihugu cyacu. Ni ikibazo kigihari nacyo kiri mu byo nyine mparanira ko bihinduka mu gihugu cyacu. Urambaza uti umutekano wawe bwite umeze ute? Sabanjye nta kibazo ngira. Icyambere cyo nemera ko umuntu wavutse afite n'umunsi wo kuzapfa. Iryo ni ihame. Buri wese niba ufite n'ubwoba bwo gupfa, ndagira ngo nguhumurize, ntuzigire kugira ubwoba bwo gupfa, kuko umunsi wawe nugera uzatambuka uko bizagenda kose. Niba uri uwemera Imana, ujye uhora ukiranutse witeguye guhindurirwa ubuzima, kuko njye sinemera ko n'umuntu apfa umuntu ahindurirwa ubuzima. Ariko ku mutekano wanjye nababwiye mu kanya ngitangiye, numva nigeze kubikomozaho, ngira za moto zingenda inyuma. Ubwo birampumuriza iyo mbonye hari abamotari njya mbona. Icyo mbasaba gusa ntibazagwe imipine y'imodoka yanjye, kuko iyo baje kurunguruka, niba ndimo mu modoka rya benda kugongana n'umushoferi, bajye bampa akanya batazagwa mu modoka yanjye, mu ipine y'imodoka yanjye. Ubundi rwose bajye bankurikira, bimpa amahoro ngatuza nkavuga, kuko ninde se ubwo wangirira nabi kandi mfite abantu bangendeye inyuma? Ubwo basobanura ntagiriwe nabi kandi bangendeye inyuma buri munsi. Nanjye mbikiremo akantu gatoya yenda
mbaza utubazo ni dutatu dutoya cyane. Akambere n'ubyerekeye uko abaturage bahagarariwe ku rwego rw'iyenda rw'inteko ishinga amategeko, aho usanga hari amatora bavuga ko akorwa mu gihugu murabibona, bagatora ngo abadepite b'igihugu ariko badashobora gutora umudepite wahagarara akarere runaka. Ese ibyo bituma abaturage bageza ibitekerezo byabo hejuru? Icyo ni ikibazo mfite. Akandi kabazo ni utubazo tubiri tw'amatsiko dusetsa cyane. Ese waba uzi umuntu witwa Barafinda mu gihugu cy'u Rwanda aho ngaho? Akandi kanyuma, wa mwana mwabanaga muri prison wari umwana wawe, wabuze amakuru ye? Nkaba ndangije. Murakoze. Uravuga uti uko abanyarwanda abaturage bahagarariwe mu nteko ishinga amategeko, wenda uravuga iriya sisiteme y'amatora uko imeze, ko abantu batora ilisite badatora ibyo ni amahitamo, ntabwo ari mu Rwanda gusa bikozwe, tuvuge nko mu gihugu cy'Ubuholandi nabagamo niko byari bimeze, batoraga amalisite ntabwo batoraga umuntu, kereka iyo umuntu yabaga wenda ari nko kuri lisite hasi, noneho yamaze kwa kundi batora babona ukuntu bagabanya amajwi, simbijyamo ni systeme ikomeye cyane, sinubwo njya kwisobanura hano ntabwo tuyikeneye cyane, ariko ugasanga umuntu wari hasi yagize amajwi menshi, ugasanga bamusimbuje wenda uwari kuri liste ku rutonde rw'imbere kubera ko wenda yagize amajwi make, kuko baba bareba bakavuga bati kame muri abantu abaturage bamundagazaho amajwi hari icyo bisobanuye, noneho bakamuha umwanya. Ubwo rero ni politike, ni amahitamo ya politike igihugu gifata, ntabwo ari ikibazo, ntabwo ikibazo ngiye nkibona kuri urwo rwego, kuko ubundi niwe mudepite ageze mu nteko ishinga amategeko aba ari intumwa ya rubanda. Nako hano mu Rwanda turavuga ngo ni intumwa ya rubanda. Ikibazo ahubwo twakwibaza, ese abo bantu koko ni intumwa za rubanda? Ese bazi ibibazo abaturage bafite? Ese bavugira abaturage? Icyo nicyo kibazo iki. Ikibazo naho ngaho kigomba kuba. Ikibazo cy'uburyo abantu batorwamo ikiba, kuko ntabwo ari muri FPR, ntabwo ari ubutegetsi bwa FPR bibayeho gusa, ntabwo ko no mu bindi bihugu n'igihugu cy'Ubuntu n'abayimo ariko bikorwa. Ikibazo ntabwo ari aho kiri. Ikibazo wa muntu watowe, ese koko ahagararira inyungu za rubanda cyangwa ahagararira inyungu za kanaka? Aho niho ikibazo kiri, kuko inteko yo mu Rwanda byo ntabwo ari nicyo kintu nabonye n'abanyamakuru bo mu Rwanda kuri ya maradiyo twaze tuvuga mu kanya adashobora kuvuga na opposition. Nicyo kintu nabonye atinyuka kuvuga, inteko yo mu Rwanda ntabwo ihagarara abaturage, sindumva ibibazo bya reba nawe abantu, niba umuntu uhagarara abaturage bagasenyerwa bakarara hanze imvura ikabacucuma, ukaba ubizi ntuvuge icyo kibazo cy'abaturage, wambwira ngo icyo uzavugira umuturage ni ikihe? Buri munsi duhora tubona amaraporo y'umugenzuzi w'imari avuga uburyo amafaranga yenyerejwe. Mwari mwumva se abadepite bakajya muri ya komisiyo ya PAC bakavuga rwose ibintu byiza? Habagamo umugabo nakundaga cyane witwa Nkusi yajya muri Sena akabaza rwose ibibazo bikakaye n'ibiki, abantu bagatangira kuvuga ngo rwose yabajije ibibazo bikakaye. Nibyo koko abazaga ibibazo bikakaye kandi koko biri legitime, ariko ikibazo inkurikizi zikabiyihe? Ntacyo. Amafaranga abantu bakarya bakirira bakazaza bakavuga ngo turasaba imbabazi byagenze gutya, ubwo ibya rubanda bikaba bicunzwe nabi bikarangiriraho. Ya nteko yagombaga kuba ijisho rya rubanda kugira ngo ibyabo bye gucungwa nabi ikaba ntacyo ikoze, bikarangira kuvuga gusa ngo Bwana Nkusi yavuze neza, yabajije neza, igisubizo kikaba icyo ngicyo. Donc ikibazo rero naho kiri, ese abo badepite bari mu nteko ishinga amategeko bahagarariye ko inyungu z'abaturage cyangwa bahagarariye inyungu z'amashyaka? Ishyaka riri ku butegetsi rekana nabivuge kuko niko bimeze, ni ishyaka riri ku butegetsi n'iryo usanga rifitemo ijambo, n'iryo usanga nta nyungu z'abaturage bahagarariye. Ariko ikibazo ntabwo ari uko bashyirwa mu myanya, ikibazo no kureba inyungu z'abaturage. Urambaza ikibazo cya Barafinda nzi ko ari umuntu washatse kwiyamamaza kuba perezida wa Repubulika mu minsi yashize. Muri iyi minsi nsigaye numva ko afite ibibazo agenda ahura nabyo, doko ndamuzi. Urambaza umwana Emmanuel abaza ati Barafinda waba umuzi? Ndagira ngo wenda hari interuro imwe wakongeraho. Hari abamubona nk'umusazi, hari abamubona nk'umuntu ufite ibitekerezo bishobora kugirira akamaro igihugu muri rusange, werekana ibintu bitagenda asaba ko byakosorwa. Muri izo mpande zombi wowe hari icyo wabivugaho mu nteruro imwe? Icyo nababwira nuko njye sinkunda kuvuga ku bantu, mvuga kuri politike y'igihugu n'ubuzima bw'igihugu. Muri gahunda nihaye ntabwo nkunda kuvuga ku bantu, kuko burya umuntu sinkunda kuvuga ku bantu, reka tubifate gutyo.
ku kibazo rero warumbajije cy'uriya mwana na adopse mu ndimi y'igifaransa cyangwa nafashe kugira ngo ndere niba amakuru ye ahari nibyo umwana arahari turacyari kumwe ntabwo mbana nawe hano mu nzu kubera ko hari abari bamunyakira igihe namufataga ari muri gereza hanyuma arahari rero nanze kumuzana hano kubera ko hano duhora mu mijugujugu muri iyo mijugujugu ya ribu ntabwo nayizanamo umwana kuko byamudestabiliza ariko ahari ariga ndamusura nawe akansura nta kibazo n'umwana wanjye nadobuse kandi nta kibazo mfite ndamukunda arahari. Madame Victoire Ingabire Umuhoza hari abavuga bati twebwe ibyacu n'imyaka yacu byararangiye ubanza ibintu bizashyirwa mu buryo n'urubyiruko twigeze kuvuga ibintu bya generation abavuga bati imyaka 30 buryo irangiye ibikurikiraho ni ibya generation ikurikiyeho nibyo icyiciro cy'abandi banyarwanda mwebwe mubona mwabwira iki mu gusoza iki kiganiro ubutumwa mwatanga ku bijyanye n'abagira uruhare kugira ngo u Rwanda rw'ejo rube rwiza rube igihugu cyubahiriza ikiremwa muntu igihugu buri wese yumva atuje amerewe neza yishimiye uko yaba ameze uko ariko kose. Urakoze ni ikibazo cyiza nagira ngo mbwire abantu batekereze ngo ikibazo ni cya generation ibyo ntabwo ari byo nitujya kureba muri dufata urugero rwa ANC muri Afrique du Sud urugamba rwabo n'urugamba rwamaze igihe kirekire cyane ntabwo rero bigeze bavuga ntabwo Mandela yigeze avuga ngo ndashaje ntabwo nkomeza urugamba ntabwo bari abasaza bose barimo bigeze bavuga ngo ndashaje sinkomeza urugamba bose barakomeje kuzageza ku ntsinzi yabo niba mwibuka neza abayigezeho bose bakuze Mandela muzi imyaka yari afite bari abasaza abandi bose bari kumwe muzi imyaka bari bafite iyo bigeraho rero bakavuga ngo yego turashaje reka twiyicarire ntabwo ntekereza ko intsinzi bari kwigeraho kuko urubyiruko rwari kuza rugaheraho nimureba niba mwarasomye igitabo cya Mandela so mu rugamba rwe hari yasobanuraga nyine ko hagiye habaga conflit de génération donc abantu iyo mitandukanize y'imyaka wenda ugasanga kubera ko imitekerereze wenda itandukanye wenda umwe avuga ati ngewe numvaga twagombaga kubikora gutya undi akavuga atoya ni gutya twagombaga kubikora none uko kudahuza uburyo bw'imikorere ariko bageraho bakibuka ko icyo baharanira ni kimwe ni impinduka nziza ku gihugu cyabo bigatuma bakomeza guhuriza ibibahuza byinshi akaba ari byo bashyira imbere bagakomeza kubihuriza hamwe no kubihuriraho kugeza igihe bagiye ku mpinduka mu gihugu cyabo ndagira ngo musabe n'abanyarwanda najye tujye twigira ku mateka y'abandi ntabwo wavuga ngo ubwo nshaje reka ndekera aho abandi bazakomeza oya fasha urwo rubyiruko nyine rubone yuko rugomba narwo kugira uruhare ndetse unarufashe gukomeza urwo rugamba kandi niruza ntuvuge ngo mwabana mwe muri bato ndibuka natangiye politiki ndi muto nifite imyaka 30 kandi ntabwo narigeze njya muri politiki noneho ndabikuye ko nari n'umudamu noneho ndibuka ko abantu ba mbere twahuye bose bari abagabo kandi bakuze bafite experience muri politiki urumva rero byari bingoye kugira ngo bashobore nko kuntega amatwi kenshi nkunze kuvuga nagomba gukoresha imbaraga double kugira ngo ijambo ryanjye rishobore kumvikana igitekerezo cyanjye gishobore kumvikana kubera ko iyo market experience kuba uri umugore kuba ubwira abantu bakuze n'ubu rero ndagira ngo ubu nanjye maze gukora none icyo akora ariko njye ntabwo nabwira abantu ngo muri batoya ntimutange ibitekerezo cyangwa ngo simbyumva nabo bato irifo kutwumva ku bitekerezo byawe kuko nk'ubu hari ikintu kigezweho ubu ni tekinoloji ni za social media usanga bazi kuzikoresha cyane n'urwo rubyiruko urumva ko ari cyo rumaze mu rugamba turiho ni ukuvuga rero ko izo mbaraga icyo nakwita sagesse y'abakuze irakenewe n'ubwo bumenyi bw'abato bazi gukoresha ibigezweho uyu munsi nabwo burakenewe izo mbaraga rero nituzihuza bizatuma twubaka igihugu cyacu neza. ndagira ngo rero tugushimire cyane Madame Victoire Ingabire Umuhoza uri perezida w'ishyaka Darifa Umurinzi wakoze kwitabira ubutumire twaguhaye muri iki kiganiro twaganiraga rero uri i Kigali mu Rwanda turakwifuriza ibihe byiza reka nshimire bagenzi banjye twafatanyije dutegura iki kiganiro Emmanuel Senga muri Carolina y'Amajyaruguru muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri icyo gihugu kandi i New York ni naho Rubens Mukunzi uherereye dushimire cyane kandi na bagenzi bacu ku cyicaro gikuru cya Radio Urumuri mu Bubiligi ndashimira abakurikiye ikiganiro mwese ibihe byiza. Okay, murakoze cyane ibihe byiza namwe.